uyu munsi uri umuntu w'umugabo bivuga ngo ugiye kubaka urugo niba umukobwa atangiye kukwinfluensa guhera kuri sare muri urwo ruzagira ijambo azoza kubwira ati ariko iwacu bambwiye ngo ntabwo bazansu reka tugende gake arigeze zamura umutwe reka nkubwire arigeze zamura umutwe ngo akubwira ati ikibazo ufite ni ikihe n'amafaranga azaza kubwire ngo akira yes nuramuka rero wemeye kwakira y'umukobwa deje uzabuba yayindi kuko uzabuhisemo kuvuga uti okay amafaranga ndayaguha bikomeze wede dukora ufite ikibazo cy'amafaranga nyine nicyo ni umukobwa akora kwikofa kayaguha uramuhakaniye aguhaye amafaranga mu rugo rw'uzajya uvuga nabwo aguha amafaranga uzibe twagenze gake nicyo kintu cyinshi kiri kwica abatike hano hanze wowe ntabwo wemeranya na wa mukobwa uwo umusore amafaranga ati ngaho dukora ubukwe ntabwo nemeranya akira ngaho genda ntabwo nemeranywa n'umuhungu yakira nta nubwo nemeranywa n'umukobwa yatanga ntabwo byemera kubera icyo umutipe we yatanga ntibitera ikibazo kandi wemera uburenganire ntabwo reka ngo utege umutego ibyo ngibyo bizaba ikindi kiganiro ntabwo ibyo byemera na gato umukobwa afite amafaranga umusore nta mafaranga ahagije ikibazo wambajije cy'ubukwe ntabwo turagisoza ugiye gushyiramo ikindi kwa nyina aho ngaho hazamo amafaranga arigura hakana umukobwa akavuga ati cyangwa nawe akayashaka kandi abayashatse ari nkaho urugo ruyashatse arayemera abikore ariko deja urugo rwe yamaze kurwangiza ko mu rugo rwe nta jambo azagira niba umukobwa ashobora kukwinfluensa kuri sare ukabyemera ikiba cyose yego kugira ngo invitation tutazaseba muniwe wa wundi uzarongora hashira umwaka ugatangira kugenda wambaye inkweto zihindurije ngo umugore yarananiye wambaye impamba simvuga umugore andusha ijambo wamaze kubibona ku munsi wa mbere ko azakurusha ijambo umunsi ya kuko azakubwira ngo wikodesha inzu yo mu manegeka ntabwo bazasura mu manegeka azakwinfluensa gukodesha Kibagabaga cyangwa Mwirebero ukorera 200,000 agushyire muri etage ya 2,000,000 kandi uzabyemera kuko yamaze kukwereka ko nta jambo uzagira mu rugo rwe bivuga ngo ahangaha haraturuka ko waba uri mu mazi adakonje haraturuka kuri ibi byose nibyo biri kwangiza urugo haraturuka ko kuvuga ngo nta mwana w'umuhungu kugeza uyu munsi ugishaka guhagarara ku ijambo ngabo umugabo ugishaka kuba umugabo ikindi cyanyuma kiri hano hanze kiri gusenya ingo nyinshi ingo zaguranye inshingano bitangira guhera mu bukwe nyine zaguranye inshingano aho umukobwa yikwa umukobwa azaba yarikoye abakobwa barayatanga nibyo nkubwira umukobwa azaba yarikoye mu rugo rwe ugira ijambo yarikoye azagukora mu gahanga ahubwo se yarikoye ahubwo se cyose ko wagira ijambo ahubwo wazaba umugore mu rugo erega inkono nakigena yifite ikintu sobanuye nyine uzajya uvuga kuzibisha ati ziba narikoye oye uzajya ubivuga twageze gake ibyo ngibyo nibyo ndikukwereka byinshi wakomeje kunyereka ibintu ikintu nge nsimbarara mpagararaho ngewe nka tijara ikiba ku buzima bwawe bwose ntuzagishinja undi muntu kuko dufite ibintu bibiri ubwonko n'amarangamutima koresha ubwonko bwawe n'amarangamutima ubivange nusanga Sabe agomba kukwinfluensa muri iki ntabwo ikosa ari irya Sabe ni iry'amarangamutima n'ubwonko bwawe bya bintu biri gukora byombi kuryo uza kuzana ubwazanga bwo kumbwira ngo Sabe yanywesheje inzoga ubwazanga bwo kumbwira ngo Sabe byagenze no niba mubwira ngo nugendera kuri pressure y'ubuzima bwawe ubishinja abandi the end of the day aho uzabiri gupfira ntuzagira umuntu umurenganya none se tija reka tuvuge ko umuhungu nyine aritonda kandi akeneye kubaka ariko nta bushobozi afite ariko kwitonda ni iki kwitonda uzi yuko abakobwa uyu munsi tuvugishije ukuri nibo bashyira uyu munsi ku kintu cyitwa ubukwe cyangwa urugo abakobwa nibo bashyira pressure ku bahungu uyu munsi ntabwo se urumva umuhungu wabyanze ko atabishoboye iyo byanze rero iyo byanze uzi yuko bajya bavuga ngo umuhungu w'umukene inshuti ye ni mama reka exactly nabenyo ko rero uramutse reka duhindure sije y'ikiganiro tuyivane ku muryango ariko n'undi ntigana turebe kuri izi mpamvu nk'uko wari ugiye kubiganamo eshatu zishobora kuba zatuma icya mbere urugo rusenyuka icya kabiri wa mugabo wirirwa ashaka abagabo 2 4 5 ngo umugore aransuzugura aho bituruka icya gatatu kuba nyine aba bana turi kubyara cyangwa bari kuvuka bari kubura uburenganzira bw'ababyeyi bombi kubera ko urugo rwamaze gusenyuka wari utangiye uvuga uti uyu muhungu aritonda nta mafaranga afite ariko arashaka kubaka hanyuma agahora n'umukobwa uyafite yose ushyushye uyu munsi nta nayo afite kandi murakundana n'imiryango yamaze kubijyamo kandi umukobwa we ari muri vizi arashyushye hari akadekorasiyo nabonye iriya impeta bapostinze ejo bundi ndayishaka sibyo ntago biri bukureho yuko umuhungu ari uzakira ikintu bita umusimamo nutawugira kuva ku munsi wa mbere
ntuzategereze urugo n'umunsi n'umwe. Ubushobozi bwawe ufite nubwo yaba avuka kwa minisita runaka, nubwo yaba avuka mu bakire bingana gute, umunyarwanda kera abyivugiye ngo amaboko atarishya ntaramukanya. Mushyirire hasi ubuzima bwawe bumwereke, akubwira ati okay I am in. Kandi baca umugani mu kinyarwanda ngo umusore utirariye ntagira tete ja. Wabivuga neza ko ntarongora inkumi nakomeze yirarire. Niyo mpamvu raba ngaba bari kwirarira, ariko namwe amaherezo yabo muri kuyabona. Uyu munsi mucike ku ngeso yo kuvuga ngo abagore b'iki gihe, abakobwa b'iki gihe bari gushaka. Iyo ngeso muyicikeho, kuko mbere yo kwica gitera mubanze mwice ikibimutera. Abo bahungu nibo bari kubiteza, ko nanjye wanyiteje nakugaraguza gati wanyiteje. None se tija umuntu yakweretse kwa sobukwe kandi akuvuga ukuntu, hari n'ukuntu nawe wamubwiye, hari n'ukuntu muri kubana, ariko uyu munsi ntago abantu baganira biri deep wabwizanye ukuri. Hanyuma baravuze bati n'urugero bati ya mafaranga ya korari, twebwe mu bakristo rero habamo n'ibintu by'amafuti bitwara amafaranga. Urana korari turazishyura na misuka yishyura n'ibicyuka byishyura, mwebwe mu musigiti bari ubuntu cyane rwose sibyo. Bati ya 150 bya korari byari bisigaye ukeneye kubyishyura, kandi ubwo umusore yarasigaye ku buce, yarasigaranye amafaranga ngira ngo y'inkweto gusa cyangwa ya karavati. Karavati 150 arava he? Urumva no dufaranga duke yambaze. Ndamutse mbwiye umugore ko nayabuze ahita nsuzugura, byaba birangiye. Reka nshaka uburyo mwiyemera aho yangayo nayo yashaka. Sasa 50 tukabura yahize kuri tijara kayaguha, kabutangiye amadeni hakiri kare. Oya biracyoroshye. Ubukwe nejo ajya kubona ukabona akadogaraje ati amatara yo hanze ku gipangu yapfuye. Deja waruni mu nguzanyo ya 50,000, nta kintu usigaranye. Ntabwo uri buvuga imbere y'umukobwa ngo nta mafaranga mfite. Bivuze wabiki? Ahita gucishamo ijisho. Ari gucishamo nyine wabiki. Shema bivuze wabiki? Si Shema n'umutipe ufite urugo. Shema urugo n'umugisha bagiye kuzarushinga za byo. Shema rakto bivuze wabiki. Kandi Shema ibiganiro nkora hano. Shema urugo n'umugisha bije bikubera isomo mwana wanje. Batazakwefruwa. Nese nise twashinze urugo si umugisha nyine na Shema se bagiye kurushinga. Azashingurure cyangwa uko areshya. Buretse nta muntu ugishinga urugo uko areshya. Urugo rusigaye rutangirira mu bibazo. Nta kibazo nyine. Sibyo? Niko baba bishaka. Ntabwo ariko baba bishaka. Biterwa nandese. Oya tija. Abe ntabwo uramonda sinoga niko. Mu mabyiruka yawe. Babarira nkabaza akakantu gatoya nubwo wari muri community y'abayisilamu wanarezwe cy'Islam. Wigeze ubona ibintu bihari uyu munsi bitandukanye. Reka bazabura idashobora tuziveho zo. Ukuntu abagore bifotoza ubona bidashimishe ku munyarwandakazi. Ntawe ngiye mbangamiye kubera ko n'uburenganzira bwawe, ariko hari ibintu bigenda biza kubona ko kera ntibyabagaho. Kandi uyu munsi biriho, utanabikoze ntacyo waba, unabikoze ntacyo waba. Uyu munsi hari umugore uhitamo kwifotoza yambaye ubusa hejuru, sibyo? Kubera ko atabihisemo, ariko kubera ko runaka yabipostinze akabona ko ari byiza. N'ubwenge bucye ariko. Ugiye uzakora ikintu icyo ari cyo cyose kubera ko runaka yagikoze. Icyo ari cyo cyose buzaba ubwenge buke. Gikore kuko wumva ko ari cyo wowe wumva ushaka. Ariko nugikora kuko runaka yagikoze. Ubu ngubu ndamuka nambaye ingofero kuko Sabiya yambaye, atari ko mbishaka, bizaba ubwenge buke. Kandi ngewe nirirwa nsaba ababyiruka, abangana nkatwe, ababigenza gute, twe gukora ikintu kuko kanaka yagikoze. Umunsi uzakora ikintu ngo nuko kanaka yagikoze, uzaba uri kubyica burundu kuko ntago uzagira nka kanaka.